uvugishije umwirongikane torero mukomere icumbi ribaye amayobera. turabasura inshuti bakundwa bene data mwese muri bihugu bitandukanye ku migabane 5 y'isi, haba uw'Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse no muri Australia. Mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana mutegurirwa na Revelation Ministry, mukarigezwaho nanjye Ikigere Jarike. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Tageringese abahinduye benshi mu bihe bikomeye. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dufatanye kongera kuganira ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Murabizi ko turi kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, aho twahereye ku gice cya mbere turakomeza tukaba tugeze ku gice cya gatatu, aho turi kwiga ubutumwa bw'amatorero 7 yo muri Aziya ntoya, muri Turukiya. Tukaba tugeze ku itorero rya 7 ari ryo LAODIKIA, torero ryo mu gihe cyacu. LAODIKIA bisobanura guca urubanza. Ni amagambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 22. Tugomba kongera tukayasubiramo tukayasoma. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i LAODIKIA uti: uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero ko kuri akazu yazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo uwambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira dusangire. Unesha niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Ayo niyo magambo turi kuganiraho muri ibi bihe Imana duhaye umwanya. Turi kwigana ku itorero rya LAODIKIA, bisobanura guca urubanza. Itorero ryo mu gihe turimo, itorero rya 7. Ubuhanuzi burivugwamo budusohoyeho. Tukaba tugiye kwinjira muri ibi bintu Yesu yavuze, yagaragaje. Twabonye ko ari ikimungu cyari cyaramunze abaturage b'i LAODIKIA ndetse n'abakristo muri iryo torero bo muri uwo mujyi. Hanyuma turongera tubona ko ari byo bimunze ab'iki gihe cya none. Twibukiranye ko twabonye ko LAODIKIA igituma Yesu yagaragaje ko ari akazu yazi, nuko ubuhanuzi bwose bwagiye busohora ku matorero twabonye ari 6 abanza. Ibi byagiye bigaragara byayabayemo, noneho byose byabaye uruhurirane muri iki gihe cya none turimo, bikaba biri mu itorero, bikaba biri no hanze y'itorero. Twabonye ko Efeso nta rukundo bari bafite, Simuruna n'abakristo bari mu karengane, Perugamu ni inyigisho z'ibinyoma, Tuwatira ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, Sarudi ni ubukristo bupfuye kandi bwihagazeho ko bukiro kandi bwarapfuye, Philadelphia ni urukundo rwa kivandimwe. Ibyo bintu byose byabaye uruhurirane mu itorero ry'iki gihe turimo, akaba ariyo mpamvu ari akazu yazo. Harimo abakristo bake
hakabamo n'abandi bishushanya, hakaba Kristo bazi ngo bakijijwe kandi badakijijwe, hakaba n'abandi bo rwose urukundo rwashize, kuko tubona ko urukundo muri iki gihe rwose mu itorero rumaze gushiramo, rusigaranye bakeya. Icya kabiri ni uko hari abakristo barimo kurenganirizwa ubutumwa bwiza kandi bahura n'ibibazo bakirijwe neza. Icya gatatu ni uko hari inyigisho z'ibinyoma z'abanikorayiti. Icya kane hari ubuhanuzi bwinshi burimo kubeshya abantu bukabizeza iby'isi aho kubizeza iby'ijuru. Abo babibwira nabo ntibakijijwe, kuba bababwiye iby'isi bakumva ko Imana ibemera. Hanyuma hakaza ubukristo bupfuye bwo kumva ko umuntu akijijwe ahagaze neza kandi nawe ubwe imbere y'Imana yarapfuye kera. Hakazamo n'abandi bakristo bakeya cyane b'abanyantege nkeya mu gusenga, b'abanyantege nkeya mu gukorera Imana, ariko bakaba bakijijwe, bakaba bubaha Imana. Ubwo ni Philadelphia, urukundo rwa kivandimwe. Hanyuma abo turabafite bake, noneho hakaza rero byose bigahurira muri iki gihe cya none cy'itorero rya Laodikiya, rigahinduka akazuyazi. Ngurwo uruhurirane rwabayeho muri iki gihe turimo, byagiye bitambuka mu itorero mu binyejana byashize, none ubu uyu munsi bihuriye hamwe. Hanyuma rero twabonye ko ikimungu cyari cyaramunze abakristo b'i Laodikiya ni ibintu bine: ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Mu by'ukuri twabonye ko ibi bintu bine, uyu mujyi w'i Laodikiya wari umujyi ukungahaye cyane, umujyi w'ubucuruzi, umujyi urimo inganda zikora imyenda myiza y'akataraboneka yakorwaga mu bwoya bw'umukara, yari imyenda y'abakire cyane. Twabonye ko Laodikiya wari umujyi urimo icyicaro gikuru cy'ishuri ryigishaga ibyo kuvura amaso, ariko bakaba barakoraga n'umuti w'amaso wari uzi kuvura cyane. Laodikiya bari baramamaye cyane mu kuvura amaso, ndetse n'uwo muti wakorerwaga wari waramamaye. Ibyo bintu byari bihari, mbega hari ubukungu, abaturage bari muri uyu mujyi bari bakize. Ariko ikibazo twabonye gikomeye ni uko mu bukire bwabo bari bafite n'ikibazo cy'amazi, kuko aya mazi ushobora kuzasobanuraho neza. None ubwo bukire bwarabangije, butuma bumva ko bishoboye, bakumva nta yindi sapoti bakeneye ahandi hantu, kugeza ubwo bumvishe ko Imana rwose nta kindi kintu yabamara, ko bishoboye. Ariko nagira ngo nkubwire inshuti mwene data unkurikiranye, hari ahantu ubushobozi bw'umwana w'umuntu bugarukira, ubundi bw'Imana akaba ari bwo butangira. Hari ahantu ubushobozi bw'amafaranga burangirira, hakaza noneho imbaraga z'Imana akaba arizo zikora. Hari ahantu ubushobozi bw'imbaraga no gutegeka bigarukira, hakabaho noneho gutegeka kw'Imana, kuko biri twereka abantu benshi bagiye bishyira hejuru kandi Imana ikabamanura hasi, kerekana ko ariyo Mana yonyine. Ntabwo amafaranga ashobora kugukiza imyuka mibi y'abadayimoni yaguteye, ntibibaho. Nubwo waba ufite amafaranga angana iki nk'ayo ba Bill Gates bafite n'abandi, ntabwo yakwirukanamo imyuka mibi y'abadayimoni, ntibibaho. Ntabwo amafaranga ashobora kuguhesha urubyaro, ntibibaho rwose. Nubwo muri rya terambere rya Laodikiya tugezemo bahize mu rwego rw'uko bafata inanga y'umugabo n'iy'umugore bakabihuza bakabishyira muri mashini ngo havemo umuntu, ariko uriya muntu ntabwo ari umuntu wuzuye, ntabwo ari umuntu wuzuye. Niyo mpamvu tugeze mu iterambere barimo gufata, bagezeho bafata amarobo akagenda akavuga kandi agakora imirimo yose. Umuntu wa nyawe uri naturere ni umuntu wabyaranye n'umugabo n'umugore, ni umuntu wavutse ariko binyuze hagati yo guhura k'umugabo n'umugore, hanyuma umugore akaba ari we umutwita kugeza igihe azavukira. Naho ibyo gushyira mu mashini n'ubundi ntabwo uriya muntu aba yuzuye neza. Rero hari ahantu amafaranga agarukira atagira icyo akumara, ntiyaguhesha urubyaro. Amafaranga ntiyagukiza indwara isi yananiwe gukiza. Aho noneho hari imbaraga z'Imana. Noneho Laodikiya bari barafashwe n'uwo mwuka yuko bishoboye bitewe n'amafaranga n'ubukungu bwari buhari, bituma rero Imana batayiha agaciro.
icya kabiri, bajyaga mu nsengero gusenga batajyanywe n'agakiza, ahubwo bamwe ari ukugira ngo bajye kugenda biyerekane ko ari abakire, abandi bakajyayo kugira ngo bagashaka imyanya y'icyubahiro, ngo bagire ijambo mu itorero, abandi bakaba bakererwa kujya mu rusengero barimo kwirimbisha cyane kugira ngo nibinjira abantu babarangarire, kuko murumva imyenda myiza yari ihari, bari bazi kurimba, bari bazi kwambara neza. Noneho tubivane LAODIKIA tuze muri iki gihe cya none. Muri iki gihe uzasanga abantu benshi batinze mu kwambara, batinze mu kwirimbisha, batinze muri ibyo, ariko washaka imbuto, washaka agakiza ukakabura. Rwose barajya mu nsengero, baragenda mu mamodoka meza ahenze, mu by'ukuri ni byiza kuko barabifite kandi Imana ikomeze kubibaha, ariko icyo twebwe dushaka ni tujye mu nzu y'Imana twejejwe, dukijijwe. Cya kabiri, ibyo bintu bye kudukereza ngo ari byo turutisha Imana. Bibiliya itubwira ko kuva ku rupapuro rwa mbere rwo mu itangiriro, Imana igice cya mbere murongo wa mbere hatangira avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi ikintu cyose gikwiriye kubanzwa mbere y'ibindi ni Imana. Mbere na mbere Imana, mbere y'akazi, mbere yo gushaka akazi, mbere yo kwita ku mugore, mbere yo kwita ku mugabo, mbere yo kwita ku bana, mbere yo kwita ku bindi, mbere na mbere Imana. Hanyuma abo bakaza ari aba kabiri. Iyo ubanje biriya rero, Imana ikaza ari iya kabiri, uko nawe ni kwiza mu byabo, iza n'ubundi ari iya kabiri nyine, nta kuko wayigize iya kabiri, ntabwo iza ari iya mbere mu byabo. Noneho ntabwo tuvuze ko ukwiriye gukizwa ukirengagiza umuryango, twe tuvuze ko ugomba kuwitaho, ariko mbere na mbere Imana. Ntabwo tuvuze ko udakwiriye kwirimbisha ngo use neza, turavuze ngo ibyo biza ari ibya kabiri, mbere na mbere Imana. Ntabwo tuvuze ko ukwiriye kubaho uri umukene udakwiye gushaka ubuzima, turavuze ngo mbere na mbere Imana, ibyo biza ari ibya kabiri. Abantu rero muri iyi minsi bashyize imbere ibyo kurenza Imana. Muri ibihe turimo ni igihe abantu benshi bagwije ubwenge bw'isi, barabufite mu by'ukuri. Abantu barize indimi, barize rwose, bazi indimi z'ibihugu byinshi, ubwo ni ubumenyi bukomeye. Abantu barize imibare, mathematics barayifite mu mitwe yabo. Abantu barize ubutabire, barize ubugenge, barize ubumenyi bw'isi, barize bazi byinshi, bize amateka, bize ikoranabuhanga. Abantu bafite ubwenge, barajijutse. Mbega dusohoye muri cya nyine, abantu bose barajijutse mu by'isi, ariko ni mu by'isi, ariko abajijutse mu by'Imana ni bake. Kandi none igikomeye muri ibyo ni uko abo ngabo nyine tubona ko bajijutse mu by'isi, bo bazi ko no mu by'Imana bajijutse, kuko uzasanga no mu byo byose bize hari naho bagiye bacishamo n'iby'iyobokamana. We agasoza amashuri y'isi yumva ngo n'Imana arisobanukiwe, ngo Bibiliya arayizi, kandi agashaka no gushaka kwigisha, kubera ko ni intyoza, afite ubumenyi bwinshi bw'ibyo yamenye, agashaka gufata rya jambo ry'Imana ngo arisobanure mu bumenyi bw'isi, akumva ko nyine nawe asobanukiwe. Ariko wareba, yewe yaba arimo kwigisha ukumva harimo ubwenge bw'isi, haba arimo mu gakiza ukabona hari icyo atujuje, ariko ukaba utamusanga ngo umugirire umwete, mwene data dore cyangwa akora gutya, agakiza kabe gashyitse neza. Ibyo ni byo muri iki gihe cya LAODIKIA duhagazemo. Bene data, reka mbinginge mukomeza kudukurikirana, ndabasabye, ndabinginze, ndabahenzahenze. Twarize tugaragaza ko abakristo bakwiriye gufata Bibiliya bakayisoma,
bakwiriye gusenga bakiriza ubusa, nibwo bazarushaho gusobanukirwa ibirebana n'agakiza, bakarushaho gusobanukirwa ibirebana n'iki gihe duhagazemo. Ni nabwo bazakimenya neza, bakamenya uburyo bakitwaramo, bagashaka amafaranga, bakiga, bakabyara, bakubaka ingo, bakajya mu bindi bihugu gushaka ubuzima, ariko bakamenya ukuntu bitwarayo bitewe n'uko bibitseho ibyanditswe byera, kandi umwuka w'Imana ari kumwe nabo. Murakoze cyane. Intwari zarananiwe, ubona hindwarane, abafite ikimenyetso ntimuzacogore. Intwari zarananiwe. Tubashimiye umwanya wanyu mwafashe wo gukomeza gukurikirana icyigisho twabagezagaho, kandi tubararikiye gukomeza gukurikirana izi nyigisho zacu zitambutsa kuri uyu murongo. Murakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Kubw'imihigo myinshi mwahize, ko mutazacogora, nubwo amasho yashira mu biraro, izere isezerano